Hari ukuntu abantu benshi dushira stati kuri WhatsApp ariko muri cyage turi gushiraho stati ugasanga muri title wanditsemo amafuti ugasanga urayisibye wongeye gusubizaho stati bwa kabiri. Ubu WhatsApp yazanye featuring insha mu gihe wanditse wenda amafuti kuri stati ntago ari ngombwa ngo uhite uyisiba, ahubwo ushobora kuza ahangaha kuri stati yawe ya indi wa postinze iyi ngiyi. Urabona ko hano kuri aya magambo nanditse ko hariho akantu k'agakaramu ukagakandaho ukunguku, iyo ugakanzeho kuriya bahita bakuzanira ubu buryo bwo kweditinga ugahita weditinga ya mafuti yari washizemo wenda ukayakuramo cyangwa se kongeraho ayandi magambo biterwa n'icyo ushaka. Urabona ko wakongeraho andi magambo cyangwa se ugasiba ibyo wanditse bifite amafuti. Kuvangura postinga video kuri WhatsApp noneho wandikeho amagambo ushaka nurangiza urebe ko kano kantu kameze nk'agakaramo kaje, iki gihe iyi featuring iraba yahise yinjira muri WhatsApp yawe. Nubikora bikanga nta kindi urakora baretse kugenda ugahita updatinga WhatsApp yawe, ubundi nayo igahita ifata iyi featuring yo kweditinga ntibawe conflowing.